Mwiriwe neza abakomeje gukurikira gahunda za Izuba TV ndetse na Radio Izuba. Mbaha n'ikaze muri iki kiganiro. Ni ikiganiro mugezwaho na Radio Izuba ku bufatanye na NIDOR, ni ihuriro ry'abantu bafite ubumuga hano mu Rwanda. Muri rusange rero turaza kugaruka ku guteza imbere uburenganzira bw'abantu bafite ubumuga ndetse turagaruka no ku mategeko abarengera. Ni muri urwo rwego rero muri studio muri kumwe nanjye Jane Wamwiza, ntago ndi jyenyine, ndi kumwe n'abatumirwa bavuye muri NIDOR. Turi kumwe na Murema Jean Baptiste, hakaba ari umunyamategeko wa NIDOR. Turi kumwe kandi na Murekatete Brigitte, hakaba ari umuyobozi w'umushinga ugamije guteza imbere imigirire y'abafite ubumuga. Tubahaye ikaze muri studio za Izuba TV ndetse na Radio Izuba. Aha, abadukurikiye rero tugiye kubana muri iki kiganiro, ariko mbere na mbere tubabwiye ko ari ikiganiro cya Izuba TV ku bufatanye na NIDOR. Baratubwira, baratangira badusobanurira NIDOR ni iki, iri huriro ry'abantu bafite ubumuga rikora iki, ryashinzwe ryari, ese rimaze iki, rifitiye akahe kamaro, rifitiye akamaro ki abafite ubumuga. Umwanya ni uwanyu, Madame Murekatete Brigitte. Okay, murakoze. Nk'uko mubivuze, NIDOR ni ihuriro ry'imiryango y'abantu bafite ubumuga mu Rwanda. Rikaba ryatangiye gukora kuva mu mwaka wa 2010, ubu tumaze imyaka 10. Nk'uko babivuze nyine, ni ihuriro rihuza imiryango igera kuri 13 y'abantu bafite ubumuga butandukanye. Ni ukuvuga niba ari umuryango w'abatumva batavuga, ubwo aba ari umuryango ukaba no muri NIDOR. Niba ari umuryango w'abatabona, niba ari umuryango w'abagore bafite ubumuga cyangwa se urubyiruko, iyo miryango yose igera kuri 13. Rero NIDOR igamije ko uburenganzira bw'abantu bafite ubumuga bwubahirizwa, ndetse nabo bakagira uruhare mu bintu byose bibakorerwa. Yego, ashobora kukunganira kugira ngo abantu barusheho gusobanukirwa uyu mushinga cyangwa se iri huriro ry'abantu bafite ubumuga mu Rwanda. Arakoze cyane. Wenda nagira ngo tangire mbashimira cyane kubw'uyu mwanya muduhaye kugira ngo tubashe kuvuga ku bijyanye n'uburenganzira bw'abantu bafite ubumuga. NIDOR rero nk'uko mugenzi wanjye yarabivuze, ni ihuriro ryashinzwe 2010. Rishingwa rifite intego yo gukorera ubuvugizi abantu bafite ubumuga kandi ibyiciro byose by'ubumuga nk'uko itegeko ribiteganya. Iyo miryango kugeza ubu ni 13. Yatangiye ari imiryango mike ariko igenda isaba nayo kwihuriza hamwe, kuko buriya iyo abantu bihurije hamwe nibwo bagira ijwi rifite imbaraga ndetse rigera kure. Rero bihuriza hamwe bashinga uwo muryango NIDOR, kugeza ubu urimo imiryango igera kuri 13. Iyo miryango 13 rero imwe ishingiye ku byiciro by'ubumuga, indi ikaba ishingiye ku ntego bafite cyangwa se mandate. Iyo miryango rero ikaba atari iyo gusa, kubera yuko hari ibyiciro by'ubumuga bigenda bigaragara ndetse bagashinga imiryango. Navuga ko NIDOR ifunguye ku buryo n'indi miryango ishobora kuwinjiramo. Rero ikabikorera mu nkingi z'ingenzi cyangwa se navuga pillars. Kuvuga ngo uwo muryango ushingwa waravuze ngo ariko ni ibihe bibazo bikomeye abafite ubumuga bahura nabyo. Icya mbere basanga ko ari ikijyanye n'imyigire, education. Hanyuma ibyo byatumye rero NIDOR mu byikora byose ishyira imbere kuvugira abafite ubumuga ku bijyanye n'uburezi mu nzego zitandukanye z'igihugu. Icya kabiri ni ubuzima, kuko umuntu adafite ubuzima burya biragorana kugira ngo amere neza cyangwa se abeho neza. Yita no ku nkingi y'ubuzima mu rwego rwo gukora ubuvugizi kugira ngo abantu bafite ubumuga ibibazo bahura nabyo by'ubuzima bijye bishobora gukemuka mu buryo bworoshye, nko kubona mituweli, kwivuriza kuri mituweli ndetse n'ibindi bitandukanye. Ikindi ariko bavuga bati n'ubukungu ni ngombwa, niho yita no ku yindi nkingi ijyanye
n'iterambere ry'ubukungu cyangwa se icyo twakwita wenda economic empowerment. Iyo nayo akaba ari inkingi ikomeye, ariko izo nkingi uko ari eshatu, hari icyo twita cross cutting advocacy, ubuvugizi isa nkaho ari cross cutting kuri izo nkingi zindi. Ni ukuvuga ngo ibyo dukora byose biba ari advocacy. Niyo mpamvu advocacy nayo ari imwe mu nkingi NIDOR nayo ishingira, kuko ibyo bibazo byose tuba tuvugira abafite ubumuga cyangwa NIDOR ivugira abafite ubumuga, n'ubundi ni ubuvugizi. Ariko rero ni ubuvugizi nabwo bufite uburyo bukorwamo mu buryo buri tekinike kugira ngo bugere no ku musaruro. Niyo mpamvu nayo ibona ko ari inkingi nayo yibandwaho. Ndumva wenda muri make NIDOR ariyo ikaba ifite imishinga itandukanye ikora kuri izo nkingi zigiye zitandukanye, kandi ikaba ikorera ku rwego rw'igihugu. Noneho abo banyamuryango bayo nabo bakorera ku rwego rw'igihugu, ariko bakagera no ku rwego rwo hasi mu turere. Ikaba rero igerageza gushaka ibisubizo ku bibazo abantu bafite ubumuga bahura nabyo, ariko ikanabibona, ikabyerekana, ikabiganira n'inzego zifata ibyemezo, inzego zishyira mu bikorwa, kuko usanga mu by'ukuri abenshi baba batanabisobanukiwe. Aho rero niho uwo musanzu wa NIDOR ugaragaye. Murakoze cyane. Yego, ikindi nakongeraho ni uko hakorwa no kubaka ubushobozi bwa ya miryango cyangwa se ba banyamuryango bose ba NIDOR, kugira ngo nabo bashobore kwiteza imbere cyangwa bashobore kureba ko aya mategeko cyangwa se bwa burenganzira bw'abantu bafite ubumuga bwubahirizwa. Ni muri urwo rwego hari imishinga myinshi ikorera muri NIDOR igendeye muri za nkingi amaze kuvuga, ariko cyane cyane ikintu bita advocacy, gukora ubuvugizi, ari naho uyu mushinga wacu ugamije guteza imbere imigirire idaheza abantu bafite ubumuga mu Rwanda niho ubarizwa, kuko ugamije gukora ubuvugizi ndetse no kubaka ubushobozi. Akaba ari umushinga ukorera mu turere 5, harimo n'aka karere ka Ngoma mu burasirazuba, mu burengerazuba akaba ari akarere ka Nyamasheke, mu majyaruguru akarere ka Burera, mu majyepfo ni Gisagara, mu mujyi wa Kigali ni Kicukiro. Uyu mushinga mbese kugira ngo utekerezwe nuko hari hakigaragara imigirire cyangwa se imigenzereze ituma uburenganzira bw'abantu bafite ubumuga butubahirizwa. Rero yatekereza bati ni iki cyakorwa kugira ngo abantu bahindure ya myumvire, se bareke bya bikorwa bituma uburenganzira butubahirizwa. Rero uwo mushinga tuwuterwamo inkunga na guverinoma y'Abadage ndetse n'umuryango bita CBM. Ni umushinga tumaze imyaka 2 dukora, dusigaje n'indi 2 uzamara imyaka 4. Hano muri Ngoma rero cyane cyane twubaka ubushobozi bw'inzego zitandukanye. Iyo mvuze inzego zitandukanye wumve guhera ku karere, ku nzego z'akarere, kugeza no ku murenge, ba affaires sociales, ba directeurs, abayobozi b'akarere, abatanga serivisi mu karere, tuvuge yenda ibitaro, amashuri, za banki, bose turabagiraho tukabagaragariza uburenganzira cyangwa se amategeko cyangwa se amasezerano mpuzamahanga avuga ku burenganzira bw'abantu bafite ubumuga. Uretse izo nzego tugera no ku zindi zitandukanye, urubyiruko, abagore, abavuga rikijyana cyangwa se abajyanama b'ubuzima, ba bantu mbese bahura n'abaturage umunsi ku munsi, kugira ngo nabo bashobore gusobanukirwa n'aya mategeko cyangwa se ubu burenganzira, kugira ngo bashobore kuba niba hari ahantu ubona bitagenda neza babe bagira uruhare kugira ngo ibyo bintu bikosoke. Murakoze cyane. Ubwo ngubwo tukiri aho ngaho ndagira ngo noneho mutubwire imibereho y'abantu bafite ubumuga mu Rwanda kuri ubu ngubu, kuko kugira ngo uyu mushinga ujyeho ni uko hari ibibazo byagiye bigaragara, uko abantu bafite ubumuga bari bafatwaga muri sosiyete, hajyaho uyu mushinga kugira ngo bafashe mu gukemura ibyo bibazo birebana n'ubuzima n'uburyo babayeho, harimo education, uburezi, kujya ku ishuri. Ese kuri ubu ngubu noneho ishusho cyangwa se ubuzima bw'abantu bafite ubumuga mu Rwanda bumeze gute? Imibereho yabo imeze ite? Murakoze. Wenda ubwo ikindi navuga ni uko NIDOR ni umuryango navuga wigenga cyangwa se civil society organization,
ariko ukorana n'indi miryango itandukanye ndetse harimo n'inzego za leta, ariko by'umwihariko ukorana n'inama y'igihugu y'abantu bafite ubumuga. Iyi nama y'igihugu y'abafite ubumuga ishinzwe imibereho y'abantu bafite ubumuga, ibibazo, noneho igatanga ubujyanama kuri leta mu nzego zifata ibyemezo uko byagenda, ndetse ikanafasha no gushyira mu bikorwa imishinga imwe n'imwe cyangwa gahunda leta ibifite. Iyo urebye rero mu byo dukora nka NIDO, usanga ibibazo by'abantu bafite ubumuga biracyahari. Hari aho bigeze, hari urugendo ubona leta yakoze mu by'ukuri bishimishije, ariko ubona hakiri ibibazo bikigaragara cyane cyane mu burezi. Ubona hakiri ibibazo mu by'ukuri bikomeye, aho kugira ngo ubone ko hari ibibazo birebera mu byiciro by'ubumuga butandukanye, kuko hari abantu babona umuntu ufite ubumuga bw'ingingo akumva ko uwamugaye ari uwo, abafite ubumuga ari abo, ariko buriya hari abatabona, hari abatumva ntibavuge, abafite ubumuga bw'uruhu, ubumuga bwo mu mutwe rimwe na rimwe butagaragarira amaso. Hari ibyiciro byinshi by'ubumuga. Noneho iyo ugiye kureba rero accessibility yabo muri education, usanga hakiri imbogamizi zikomeye cyane. Wajya mu buzima, usanga ubuzima burahenze. Umuntu usibye wenda kuvuga ngo ugiye kuri centre de santé cyangwa kuri clinique cyangwa ku bitaro, ariko buriya mu bijyanye n'ubuzima hari n'abakenera inyunganirangingo, insimburangingo. Ibyo ni ibintu bigihenze cyane ku buryo ubona ko ababikeneye kubibona ari ikibazo gikomeye cyane, kubera yuko birahenze kandi noneho nta nubwo biri available cyangwa se bigaragara mu buryo bworoshye kugira ngo ube wanabibona. Aho rero niho ibyo bibazo mu buzima bikomerera cyane. Wagera mu iterambere cyangwa mu bijyanye n'ubukungu, naho ubona hakirimo ibibazo ku bantu bafite ubumuga, kuko niba ataragize amahirwe yo kujya ku ishuri ngo yige agire ubumenyi, biranagoye kugira ngo azihangire umurimo kuko nta bumenyi afite bw'ibanze. Biragoye kugira ngo azabone akazi. Ibyo rero byose bikaza bigatuma wa muntu asa nk'uhera mu bukene cyangwa se mu bushobozi buke, kubera yuko n'ibyo ibanze afite. Ibyo bikagira n'ingaruka no kuri bwa buzima bwe. Navuga yuko ibibazo abantu bafite ubumuga bahura nabyo, ubwo ntituvuze muri transport, public transport. Urabona ko umuntu wese aba akeneye kugenda ashakisha imibereho, ava hamwe ajya ahandi, gusura, kugira gute, ariko ukabona nko muri public transport dufite mu Rwanda kugeza ubu haracyarimo imbogamizi zikomeye. Wareba inyubako, imitangire ya serivisi, kuko nk'uko inzego za leta zubatse kugera ku mudugudu, ariko wareba imitangire ya serivisi ku bantu bafite ubumuga, kandi bya byiciro byose nk'uko mbivuze rimwe na rimwe n'ibitaramenyekana, usanga mu by'ukuri hakirimo imbogamizi. Kuko niba twese abaturage tujya gushaka serivisi ku kagari, ku mudugudu, ku murenge, ku karere, ugasanga rimwe na rimwe abantu bakora muri izo nzego nta n'ubumenyi bafite ku bantu bafite ubumuga, nta n'ubwo basobanukiwe icyakorwa. Yewe ugasanga baracyanafite na ya myumvire navuga ipfobya abantu bafite ubumuga. Aha rero ukabona ko no muri serivisi zitangwa mu nzego zitandukanye za leta, usanga naho hakiri ikibazo. Abafite ubumuga bahura n'imbogamizi zikomeye cyane, ku buryo haba hakeneye ubwo buvugizi no gukomeza gushyiramo imbaraga kugira ngo byitabweho. Ubwo navuze muri rusange, ariko iyo ugiye kureba noneho nko mu byiciro, nk'icyiciro cy'abana bafite ubumuga, nk'uko bimeze muri rusange, uwitwa umwana wese aba ari umwana ukeneye kwitabwaho, ariko none iyo ari umwana ufite ubumuga usanga ari ibintu bikomeye. Niyo mpamvu abana bafite ubumuga nabo bari mu bantu bahura n'imbogamizi zikomeye. Ubwo wajya mu badamu cyangwa se igitsina gore, abagore murabizi ko n'ubundi na leta ishyiramo imbaraga kugira ngo umugore ahabwe ijambo, ryakandamizwa ryabagaho riveho, ariko noneho ubyumve ko ari umugore noneho unafite n'ubumuga, aho aba afite ubumuga kubaka urugo ejo akaruta kubera umugabo, n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. N'ibyo byiciro rero usanga rimwe na rimwe nabyo bihura n'imbogamizi zigiye zitandukanye, urubyiruko, abantu bakuze bafite ubumuga. Rero ibibazo nk'uko wari utubajije,
abantu bafite ubumuga baracyafite ibibazo bigiye bitandukanye kandi muri ya mibereho yose y'ubuzima nk'uko buri wese aba akeneye ibyo akenera mu buzima bwa buri munsi usanga aba ari ngombwa. Murakoze cyane. Agaragaje ko hari ibibazo abantu bafite ubumuga bagihura nabyo kandi koko biragaragara, turabibona natwe aho tunyura hirya no hino. Ese nk'umushinga ushinzwe cyangwa ugamije guteza imbere imigirire idaheza abantu bafite ubumuga, abantu bafite ibibazo nk'ibi ngibi, abandi baba bakeneye wenda nk'insimburangingo, bagifite ubuzima bubagoye, tukibona ku muhanda babayeho nabi basaba, ese mubafasha iki mu buryo bugaragara kugira ngo nabo babashe kwiteza imbere? Icya mbere tubanza kubamenyesha ni uko uyu mushinga ugamije guteza imbere imigirire idaheza, cyane cyane tugendera ku ngingo nk'ebyiri cyangwa eshatu. Ni ukubaka ubushobozi kugira ngo abantu bamenye uburenganzira bw'abantu bafite ubumuga, no gukora ubuvugizi kugira ngo aha ikigaragara ko butubahirizwa bibe byagusurwa, bwubahirizwe nk'uko bigomba. Ikigaragara cyane cyane twebwe dushinzwe kugaragaza ibintu bitagenda ku nzego zitandukanye, yaba ku nzego zo ku rwego rw'igihugu, za minisiteri zishyiraho, za polisi, cyangwa se mu nteko bashyiraho amategeko, tukabagaragariza cyane cyane hari inama dukorana zihoraho, tukabagaragariza ahangaha haracyari imbogamizi, aha haracyari ibintu bitaratungana. Ese mu rwego niba ujya kuvugurura iyi polisi cyangwa se nimujya gushyiraho amategeko aya n'aya, muzite ku bintu ibi n'ibi n'ibi kugira ngo nabyo bizashobore kuza noneho bikosotse, cyangwa se byita ku bafite ubumuga. Uretse ibyo nyine by'ubuvugizi nababwiye kubaka ubushobozi dukora, ariko hari n'inama zindi tujya dukora, mbese cyane cyane wumve ko uyu mushinga ugamije kuvugira ubuvugizi, atari ibintu byo kuvuga ngo ni ugufasha. Ubwo niba hari ibintu dusanze bitagenda muri twa turere dutanabwiye dukoreramo, tugerageza icya mbere kubanza gukorana n'inzego z'ibanze ku karere, tukabagezaho tutiyenda, tugakorana inama n'abaturage batubwira ibibazo ibi n'ibi bigaragara, noneho tukayibagezaho tugashakira hamwe umuti cyangwa se igisubizo. Iyo tubonye ari nk'ibintu bishobora kuba birenze ubushobozi bw'akarere, nibwo dushobora kuza tukaganira na za nzego ku rwego rw'igihugu muri za nama duhura nazo yenda buri gihembwe cyangwa buri mezi 6, tukabagezaho ibyo bintu bitagenda kugira ngo bibe byashakirwa igisubizo. Murakoze cyane. Turi kumwe n'umunyamategeko wa NIDOR, niyo mahirwe dufite. Ndagira ngo utubwire ku burenganzira bw'abantu bafite ubumuga ndetse n'icyo amategeko nyine abateganyiriza. Hari abantu babona gutyo bakumva ko nyine umuntu ufite ubumuga ari uwo nguwo birangirira aho ngaho. Ese uburenganzira bwabo ni ubuhe? Amategeko abarengera ni ayahe? Murakoze. Icya mbere navuga, umuntu ufite ubumuga ntabwo ari undi muntu utandukanye n'abandi, nawe ni umuntu. Uburenganzira rero abantu bose bafite, n'ufite ubumuga nawe nuko nawe afite ubwo burenganzira nk'abandi bose. Ntabwo wenda ari uburenganzira twavuga ngo ubu ni ubwaba, ubu ni ubwaba ngaba. Ni uburenganzira muri rusange, nk'uko umuntu udafite ubumuga yumva ko afite uburenganzira, n'uriya nawe nuko. Ni ukuvuga rero ngo ni uburenganzira bumwe ku bantu bose. Ariko ngira ngo kubera ibyo byiciro by'abantu rimwe na rimwe biba bitandukanye kubera ibibazo bahura nabyo, hari igihe hajyaho n'amategeko y'umwihariko kugira ngo arusheho gufasha kugira ngo bya bibazo b'abantu bahura nabyo by'umwihariko bibashe kubonerwa umuti. Icya mbere, buri iyo tuvuze uburenganzira automatiquement twumva itegeko, kuko ntabwo wavuga uburenganzira uruvuga mu kirere. Uburenganzira hari ikiguha uburenganzira. Uburenganzira rero bwa mbere dufite nk'abanyarwanda, mbere yo kwitwa abanyarwanda wenda bafite ubumuga, ni itegeko nshinga. Itegeko nshinga buriya ni itegeko ry'igihugu, itegeko rinasumba ayandi, tuvuga ko ari ryo tegeko nyababyeyi, ritanga uburenganzira ku utuye mu gihugu wese. Bivuze ngo uburenganzira bwa mbere abantu bafite ubumuga bari muri icyo gihugu aho babukura ni mu itegeko nshinga.
aha rero hari igihe n'abantu banabyirengagiza. Niyo mpamvu iyo uhohoteye umuntu ufite ubumuga mu buryo bumwe cyangwa ubundi, waba uwo ari we wese, buryo uba ukoze ibitandukanye n'iki itegeko nshinga rivuga, kuko itegeko nshinga rivuga ko uburenganzira bw'umuntu ari ntavogerwa, ntayegayezwa, ntabwo ugomba kubuvuzwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Aho niho hambere twese tuvoma uburenganzira mu buzima bwacu bwa buri munsi. Aha kabiri hari uburenganzira, hari amasezerano mpuzamahanga yashyiriweho yemejwe n'umuryango w'abibumbye mu mwaka wa 2006 uvuga ngo dore amasezerano agomba kwitabwaho kugira ngo harengerwe aba bantu. Subi inyuma gato navuga yuko ngira ngo intambara ya kabiri y'isi kirangira nibwo icyitwa uburenganzira cyatangiye kubona ko kuko ari ngombwa ku bantu, kuko abantu batangiye guhohoterwa mu buryo butandukanye. Niho ujya humva bashyizeho rya tangazo ry'uburenganzira bwa muntu ryo muri 1948. Nyuma y'iryo tangazo rero hagiye hagaragara ko hari abantu cyangwa se icyitwa ikiremwa muntu kirimo guhura n'imbogamizi no kuvuzwa uburenganzira bwabo. Hatangira kujyaho amasezerano mpuzamahanga agiye atandukanye. Niho dusanga nko muri 79 hagiye amasezerano kuraho ihohoterwa ry'abagore, nubwo hari hagiyeho amasezerano ku burenganzira bw'abantu, ariko biza kugaragara ko icyo cyiciro cy'abagore barimo guhura n'ingorane zikomeye. Hajya hari amasezerano, ibihugu bikangurirwa gushyiraho ingamba zituma umugore adahohoterwa ndetse n'umukobwa. 84 hajyaho baza kubona ko abana by'umwihariko barimo guhura n'ingorane, hagiyeho ayo masezerano. Birakomeza noneho muri 2006 bitangiye gato muri za 1990 niho batangiye kubona ko hari ikindi cyiciro cy'abantu ku isi barimo guhura n'ibibazo bitandukanye n'ihohotero, kuvuzwa uburenganzira. Babikoraho inyigo zitandukanye, ubushakashatsi butandukanye. Noneho ngira ngo muri za guhera 98 2001 niho hatangiye hemejwe yuko ndetse na ONU yemeza ko kuko ubwo bushakashatsi bugaragara ko abantu bafite ubumuga bahohoterwa. Igihugu cya Mexique nicyo cyasabye ko cyakora proposal cyangwa se cyashyiraho uwo mushinga uko amasezerano mpuzamahanga arengera uburenganzira bw'abafite ubumuga yaba ameze. ONU yemereye icyo gihugu, ni naho haturutse ayo masezerano mpuzamahanga. Kirayakora, kirayapresenta, hanyuma imiryango itandukanye yishyira hamwe, batanga ibitekerezo bitandukanye. Muri 2006 nibwo navuga ko aya masezerano mpuzamahanga ku burenganzira bw'abantu bafite ubumuga yemejwe. Akimara kwemezwa rero ONU yasabye ibihugu ko byayasinya cyangwa se byaratifiye wenda mu zindi mvugo. N'u Rwanda rwacu rurabyumva kuko rwumvaga rushaka ko abafite ubumuga mu gihugu nabo bagira uburenganzira kandi bitabwaho. Niho rero muri 2008 u Rwanda rwashyize umukono kuri aya masezerano. Icyo gihe bivuze ngo ayo masezerano yemewe nk'itegeko mu gihugu kandi riho uburenganzira bw'abantu. Tuvuye kuri ayo masezerano mpuzamahanga ku burenganzira bw'abantu bafite ubumuga, hari itegeko noneho, itegeko twavuga itegeko ryihariye ku bantu bafite ubumuga ryagiyeho mu mwaka wa 2007. Ubwo wenda abatwumva bashobora guhita banashakisha n'iryo tegeko, ari imbere ya mashine kuri Google, avuga ko ari itegeko nimero 1/2007 ryo kuwa 20 z'ukwa mbere 2007. Ni ukuvuga ngo iryo tegeko niryo rya mbere ryaje mu Rwanda riha uburenganzira umuntu ufite ubumuga muri za sector zose z'ubuzima, uburezi, ubuzima, gukina no kwidagadura, communication n'ibindi. Iryo tegeko rikimara gusohoka birumvikana ko ni ikintu gikomeye kuri leta, iba yerekanye kwiha uburenganzira b'abantu nyuma y'itegeko nshinga, nyuma y'ayo masezerano yasinye, noneho inashyiraho n'itegeko ry'umwihariko. Hanyuma nyuma gato hahise hakurikiyeho indi tegeko ryo bita itegeko nimero 02 naryo ry'ukwa mbere muri 2007. Ni itegeko ry'abantu bamugariye ku rugamba. Ni amategeko abiri yaje akurikirana, ayo ngayo yose aho uburenganzira wa muntu ufite ubumuga.
nyuma yaho ntabwo byarekeye, ahubwo hagiye hajyaho n'amategeko teka, twita amategeko teka cyangwa se ministerial orders mu zindi ndimi, kandi mu ngeri zitandukanye. Iyo ugiye mu burezi, wajya mu buzima, wajya muri transport, wajya hehe, usanga hari itegeko teka leta yashyizeho rifasha wa muntu ufite ubumuga kugira ngo abashe kugera kuri serivisi, abashe nawe kurengerwa, uburenganzira bwe bwubahirizwe nk'uko byakagombye. Ayo rero yose navuga ko ari amategeko aha uburenganzira abantu bafite ubumuga, ariko iyo tuvuze amategeko rimwe na rimwe ntabwo twakwirengagiza na za politiki leta ishyiraho, policies, kuko iyo hariho politike buriya aba ari umurongo mugari igihugu kiba cyashyizeho, ibikorwa byose bigomba kugendera muri uwo murongo, kuko leta ari iba yawushyizeho kandi iba yararebye kure ko bishobora kuzafasha. Hariho rero za politike zitandukanye zivuga uko ibintu bigomba gukorwa, nubwo wenda harimo imbogamizi tuza kubigaruka, ariko ibyo nabyo uhita ubona ko harimo kubahiriza bwa burenganzira bw'abantu bafite ubumuga. Arakoze cyane, ni umunyamategeko wa NIDOR Murimo Jean Baptiste. Ariko kandi harimo imwe cyangwa se bimwe mu byo mukora, harimo gukorera ubuvugizi, advocacy, aba bantu bafite ubumuga. Ese ko hari abantu bafite ubumuga hirya no hino bikigaragara, ugasanga ntafite y'amakarita, ugasanga ntahabwa ubufasha nk'abandi bantu bafite ubumuga, yewe ugasanga nta n'ubwazwe. Abo bantu bo mubafasha mute, cyangwa se muri gukora iki kugira ngo nk'abantu bafite inshingano zo gukorera ubuvugizi abantu bafite ubumuga, kugira ngo noneho ba bantu babe bazwi, aho hari umuyobozi mu nzego z'ibanze aba azi ngo uyu muntu afite iki kibazo, agomba nawe guhabwa bwa burenganzira agomba. Murakoze. Mbere yuko ngera kuri icyo kibazo, reka mbanze nongere ngaruke ku myumvire idahwitse tugifite nko mu miryango yacu ku bantu bafite ubumuga. Yenda mpereye ku muryango mutoya, umugabo n'umugore n'abana, iyo abyaye umwana ufite ubumuga ntago turumva yuko ari umwana nk'abandi, ahubwo tugira cya kintu cyo kumva yuko tugomba kumuhisha, cyangwa se tutagomba kumugaragaza, cyangwa se atagomba kuba ari kumwe n'abandi bana, kugira ngo yenda wumva wa muryango mugari utazamuseka, cyangwa se utazirirwa uvuga ati kwa kana kamuze umwana uriyo. Ugasanga mbese turacyafite ya myumvire. Icyo nicyo kintu cya mbere tubanza gukora, kubaza kugira ngo abantu duhere ku muryango mutoya dufite mu rugo, tukagera ku muryango mugari, ndetse tukagera ku mudugudu n'isibo n'ahandi hose, twumve yuko tugomba guhindura imyumvire, tukumva yuko umuntu ufite ubumuga ni umuntu nk'abandi, afite uburenganzira kandi arashoboye. Ntitwumve yuko tugomba kumuhishahisha, ibyo bintu bigomba guhinduka. Rero ikindi nanone dukunda gukora cyangwa se gukangurira abantu, ni uko mu byo dukora byose, yaba mu burezi, mu buzima, mu myubakire, tugomba gutekereza ko hari, niba ari serivisi tugiye kubaka, hari abantu bazaza batugana bafite bwa bumuga. Tugatekereza ku cyo bita navangukizi, imyubakire cyangwa imikorere ibereye bose. Niyo mvuze ngo ibereye bose, nuza ufite ubumuga ubwo ari bwo bwose uribona muri ya serivisi, cyangwa se urahabwa serivisi nk'uko bigomba. Niba ari kuri banki, ntitwumve yuko, urumva niyo dufite gishe yenda hariya, dutekereze tuti hari indi gishe izaba iri hariya izakira umuntu yenda uzaza afite ubugufi bukabije. Ikibazo naribuze kukigarukaho hanyuma n'umunyamategeko akaza kutubwira icyo amategeko avuga uburenganzira bwabo kuri ziriya nyubako tujya tubona. Turacyabona n'inyubako za leta zidafite iriya nzira iborohereza, kandi isuzuye vuba ngaha yenda muri uyu mwaka cyangwa mushize, kandi haragiyeho itegeko gahunda y'imyubakire yashyiyeho muri 2015 igaragaza se kugira ngo inzu yubakwe cyangwa se kugira ngo inzu iturwemo ibi bigomba kuba ifite yujuje ibi n'ibi. Ariko urabona yuko ni inzira ndende turigisha, ariko urabona nyine yuko bigomba
hari aho bikigaragara. nibyo koko kuko hari n'igihe usanga n'akarere ubwawe ugasanga ntigafite iyo nzira kandi ni ahantu yenda nk'akarere tuvuge harishobora kuba kagifite inyubako ya kera, ariko nibaza yuko mu nyubako ziri kubaka ubu ngubu ni ikintu abantu bagomba kwitabwaho. tuvuge yenda dutange nk'urugero, uzi ko ejo bundi nako turatera no muri korona bakakora kandagira ukarabe. Niba umuntu afite ubugufi byonyine kugira ngo ayikandagireho akajya no gukaraba hejuru, ni ikibazo gikomeye. Rero navugaga mu byo dukora byose, mu byo yaba inyubako yaba serivisi tugiye gutanga, tujye dutekereza tuti sinzira niba umuntu hano yakwibutsa ibyiciro by'ubumuga, yenda hari n'abatabizi, ariko twumve yuko bya byiciro byose by'ubumuga biribona muri serivisi dutanga. Ese serivisi dutanga ibereye bose? Yenda nsubiye inyuma gato, dufite mu itegeko rya 2007 Batista yavuze, dufite ibyiciro 5 by'ubumuga. Hari ubumuga bw'ingingo, ushobora kuba umugaye akaboko akaguru, ubwo ni ubumuga bw'ingingo. Kabiri, hari ubumuga bwo mu mutwe butandukanye, nabwo buratandukanye, ariko ubwo ni ubumuga bwo mu mutwe. Gatatu, ni ubumuga bwo kutabona. Kane, ni ubumuga bwo kutumva no kutavuga. Noneho gatanu, ni ubundi bumuga, baravuga ngo ni ubundi bumuga. Mu bundi bumuga rero tubonemo nanone ibindi byiciro bitandukanye. Harimo abafite ubumuga bw'uruhu, harimo abafite ubumuga bw'ubugufi bukabije, harimo abafite ubumuga bukomatanyije ari nk'uruhurirane rw'ubumuga, yenda afite ubumuga bwo mu mutwe, afite n'ubw'ingingo, ugasanga byose arabihuriyeho. Harimo ushobora kuba afite inyonjo, hari n'ufite ubumuga bwo kutabona, kutumva no kutavuga, byose bikaba bimuhuriyeho. Urumva rero umaze gusobanukirwa n'ubwo bumuga bwose abantu bashobora kuba bafite, urareba uti se ibyo nkora cyangwa se ibyo nubatse cyangwa se serivisi ndi butange, ba bantu bose bo mu byiciro bitandukanye, niba ari utabona araza muhe ya serivisi. Ese mfite yenda tuvuge niba ndi muri banke, kenshi ubona ko hari igihe tujya gufunguza konti muri banke, bakaguha fomu ngo niwuzuze. Ese dufite fomu za braille ku buryo nibura nakozaho intoki azumva icyo bishatse kuvuga? Ese niba atumva atavuga, ese aba bantu navuga ngo bakasitamaka cyangwa se bashinzwe kwakira abantu, ese naza yenda yahuguriwe mu marenga ku buryo azashobora kumuvugisha? Ugasanga nyine ibyo bintu byose nibyo tukangurira abantu kugira ngo batange serivisi zibereye bose, ku buryo bose bibonamo kandi bakabona serivisi neza. Yego, ubwo ngubwo cya kibazo nari nakubajije kijyanye n'abantu bafite ubumuga, usanga ari ahantu ahatuye atanazwe, ugasanga na ya karita y'abantu bafite ubumuga ntayagira. Ibyo ni ibimufasha kuba yabona ubufasha mu buryo butandukanye, mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ese mukora iki nyine kugira ngo ubuvugizi uwo muntu nyine aguma aho atazwi? Bigenda bite kugira ngo bwa buvugizi bwanyu bugereyo abashe nawe kumenyekana? Duhereye inyuma gato, tugendeye yenda ku ibarura ryakozwe muri 2012, ibarura rusange ry'abaturage bose. Icyo gihe n'abafite ubumuga barabaruwe, ariko icyo gihe habarurwa kuva ku bafite imyaka 5 kuzamura. Urumva uwari ufite imyaka 5 iki gihe muri 2012 we ntabwo yabaruwe, ngira ngo ni ku itegeko ryabiteganyaga. Icyo gihe rero babarurwa bari bari mu 444 hari sinibuka na bitandatu, n'indi mibare iri inyuma. Ariko bigaragara yuko yenda bishobora kuba bitaragenze neza ku buryo yenda abafite ubumuga bose baba batarabaruwe. Ubu rero irindi baro tugitegereje ni rya 2022 rusange ry'abantu bafite ubumuga. Iryo ni ku rwego rw'igihugu, ku barura rusange ry'abantu bose muri rusange. Ariko urumva hariho inzego z'abantu bafite ubumuga zibahagarariye kuva kuri buri rwego, ni ukuvuga ku ntara, ku karere, ku murenge no ku kagari, abo bita inzego za NCPD, ni inama y'igihugu y'abantu bafite ubumuga.
aho haba hari komite y'abantu 7 bashinzwe gukurikirana umunsi ku munsi ese abafite ubumuga babayeho bate, nta kibazo bafite, ni ubuhe buvugizi twabakorera. Rero aba bantu cyane cyane nibo usanga bafite amakuru y'abantu bafite ubumuga ndetse n'inzego zibahagarariye. Ariko nka NIDOR natwe navuga ngo dushyiraho kandi k'umwihariko tuba dufite mu turere dukoreramo, tuba dufite icyo twita platform, ihuriro nanone nabyo ku rwego rw'akarere rishinzwe gukorana n'aba ba NCPD kugira ngo bashobore kuba bamenya ubuzima bwa buri munsi cyangwa se amakuru y'abantu bafite ubumuga, niba hari aho bakeneye ubuvugizi cyangwa se niba hari aho bakeneye kuba bakunganirwa, yenda niba se hari insimburangingo cyangwa se inyunganirangingo bakeneye, cyangwa se niba hari umuntu wazibuze twamufasha kugera kwa muganga cyangwa se ibintu nk'ibyo ngibyo. Ni ukuvuga platform ya NIDOR ikorana na NCPD bagashobora kuba bakunganira aba bantu bafite ubumuga. Uretse n'ibyo ariko no mu karere hari umukozi umunsi ku munsi ushinzwe kwinjiza abafite ubumuga muri gahunda zose z'igihugu bita ba DMO, nawe nko ku rwego rw'akarere nawe ashinzwe gukurikirana imibereho y'abantu bafite ubumuga. Murakoze cyane. Hamwe n'ibyo bibazo, hamwe bikigaragara, hamwe n'uko tukibona ko hari inyubako zitorohereza abantu bafite ubumuga kuba bazigendamo, kubona hari imiryango igifite imyumvire ko umwana ufite ubumuga kujya ku ishuri ari ibintu bigoranye. Ese bwa burenganzira bw'umuntu ufite ubumuga mubona bwubahirizwa mu Rwanda? Mubona bimeze bite? Mubona uburenganzira bwabo buhagaze he kugeza ubu ngubu? Murakoze. Wenda mbere y'uko nsubiza kino kibazo mumbajije, nagira ngo wenda ngire inyunganizi natanga ku cyo mwari mubajije Brigitte ku kijyanye n'ariya makarita abantu bafite ubumuga bafite, bamwe usanga batanayafite. Nagira ngo mvuge ko hari ibyiciro cyangwa se hari umubare wagaragajwe leta yerekana kugeza ubu ngubu nk'uko yari yabivuze 446 cy'abantu bafite ubumuga mu Rwanda. Iryo barura rusange ubundi riba nyuma y'imyaka 10. Ubu twiteguye irindi barura mu mwaka wa 2022, ubwo n'umwaka utaha. Abantu rero akenshi imibare bagiye bayivugaho bakavuga ese ubu niyo, kuko abana b'imyaka 5 batari barimo, guhera ku myaka 5 kuzamura. Abantu rero bakavuga ati imibare ishobora kuba ari mikeya. Akenshi usanga bavuga ngo iyi mibare ishobora kuba ari mikeya tugereranyije n'igihugu cyabayemo n'amarorerwa ya genocide, bakavuga bati ni miki. Ariko ibyo ari byo byose tugomba kuyemera tukayikoresha. Twiteguye irindi barura, ari naho inama y'igihugu y'abafite ubumuga n'inzego bafatanyije zindi za leta ndetse na NIDOR nk'imiryango itari iya leta tugerageza gukora ubukangurambaga kugira ngo iryo barura bazaryitabire. Ariko inama y'igihugu y'abafite ubumuga hari ikindi gikorwa yakoze cyo gukategoriza cyangwa se kubarura abantu bafite ubumuga, ikabaha amakarita kugira ngo inamenye ngo ariko abantu dufite ubumuga mu Rwanda niba ari icyiciro cy'abatabona, kuko buriya babona ntabwo bose hari igihe baba batanganya kutabona. Hari ubaramugaye cyangwa se amaso yose atabona 100%, hari ubonamo gake. Ab'ingingo nabo nuko hari uba ufite nka dogere ya 90%, 100%. Nanjye ikarita ndayifite yanjye y'ubumuga mfite kugeza ubu ukurikije abaganga uko bampimye bemeza yuko mfite 54%. Rero buriya kuba dufite amakarita hari ikindi kiri inyuma yabyo kandi cyiza. Icyambere ni ukumenya ngo ese uyu muntu ubumuga bwe buri kwiherevu, ese yafashwe iki? Ni ngombwa ko yafashwa, kuko mu bindi bihugu usanga barakoze iyo categorization, abantu bakaba bafite amakarita, none bakavuga bati abantu bafite wenda ubumuga guhera kuri 70% kuzamura, wenda leta izazibafasha ibi n'ibi n'ibi. Ntekereza yuko n'inama y'igihugu kiriya gikorwa kizatangiye, nubwo kitarangiye, hari abacikanywe n'ubu bakivuga ngo amakarita yacu.
inama y'igihugu y'abafite ubumuga itubwira yuko n'ubundi hazongera hakaza ikindi cyiciro bakongera bakakategoriza bakabaha amakarita. Ni nayo mpamvu dukangurira n'abayafite kuyafata neza, kuko hari abatangiye kuyajugunya ngo ntacyo amaze, ariko kiriya kintu ni cyiza. Hari icyo leta iteganya, ushobora kuzajyaho itegeko rivuga ngo ufite pourcentage kuva kugera aha yemerewe ibi na leta. Rero urumva ko haba hari porogaramu nziza ku bantu bafite ubumuga. Ngarutse rero ku kibazo mwari mumbajije, mu by'ukuri sinavuga ngo uwakoze iki ngo dore itegeko rirahari riramuhana, ariko ubundi iyo itegeko ririho uko ibintu bigomba gukorwa bigomba kubahirizwa. Iyo bitubahirijwe birumvikana arahanwa. Rero muri ibi ngibi tubona ibibazo bitandukanye, hari ibyo tubona bikorerwa abafite ubumuga rimwe na rimwe ukabona ko bisaba kwigisha kugira ngo bicike. Hari n'ibindi bikorwa ubona ko bikwiye guhanwa kandi koko hari ibihanwa. Ngira ngo hari amakesi wenda ntabwo twayazanye ngo tuze kugenda tuyavuga, ariko hari nka kesi izwi cyane y'umuntu wamanuye umuntu w'igare muri taxi akamujugunya hasi. Urumva icyo, kandi n'iryo gare rye niryabamo kamunaga hasi atarimushyizemo, ariko uwo yarahanwe ndetse aranakatirwa. Rero hari ibikorwa ku buryo hashobora gufatwa ingamba zikomeye. Ibi rero tubona by'inyubako, inyubako nk'uko mugenzi wanjye yarabivuze, hari icyo twita building code ya 2015. iyi building code yerekana mbese isobanura neza uko inyubako zakagombye kuba zimeze, ndetse igashyiramo n'ibyo twakwita measures. Niba ari uyu muryango turimo kubona hano, uyu muryango ufite uko wakagombye kuba wubatse, ibipimo, yes, ibipimo ngenderwaho cyangwa byubahirije ubuziranenge. Ariko ubu haracyari, ubwo ni imwe muri za mbogamizi wenda turimo navuge, haracyari inyubako zaba ari iza kera zaba ari izubaka ubu ngubu ziheza abantu bafite ubumuga. Icyo kibazo rero nkurikije wenda ibiganiro tugenda twumva nuko muri iyi building code byagaragaye ko abantu batubahiriza uko birimo kugenda, hagiye kuzafatwa ingamba. Noneho hakajyaho building code ikabiteganya n'ibihano kubo bafashe wubatse inzu itubahirije ibisabwa kandi byarashyizweho kera mu rwego rwo korohereza aba bantu. Ariko icya mbere ni ukwigisha, ariko nk'inyubako za leta, iz'abigenga byo rwose, ndetse na Minefra ifatanyije n'inama y'igihugu y'abafite ubumuga, hariho timu ya inspection team igerageza kureba inyubako zubatswe niba zubahirije bya bintu koko byasabwe. Iyo rero nayo ari intambwe nziza. Ikijyanye rero n'ababyeyi tukibona muri famiye bagihohotera abantu bafite ubumuga, birumvikana, birahari, bikomeye cyane ndetse, ariko icya mbere ni uko tubimenyesha inzego zibishinzwe. Iyo ari icyaha twavuga cyabaye cyangwa igikorwa act yakorewe uriya muntu irimo ikora icyo twita icyaha, icyo gihe tumenyesha inzego zibishinzwe, kuko icyo gihe umuntu aba yakorewe icyaha kandi kiri penal akaba yahanwa. Hari n'ibindi byaha biri civil, abantu bahuguzwa amasambu yabo kubera ko ngo afite ubumuga. N'ejo aho twari turi twarabyumvise. Ibyo rero byose tubimenyesha inzego z'ibanze. Niyo mpamvu usanga dukorana by'umwihariko ndetse bya hafi n'inzego z'ibanze tukabibereka. Ariko mbere y'uko tunabibereka hari no kubigisha ya capacity building Brigitte yavugaga, kuko hari abadakora kubera yuko baba badasobanukiwe. Rero turagerageza kubaha ubwo bumenyi kugira ngo noneho ejo cyangwa ejo bundi turebe ko bya bibazo turimo kubona byaba bitakibona, cyangwa za nzego bwite za leta zibihagurukire zibifatire ingamba. Ariko ntabwo ariko ibintu bizahora, kuko na leta igenda ibibona. Hari aho ko amategeko burya aravugururwa, itegeko aravugururwa. N'iri tegeko rya 2007 ntekereza ko rizavugururwa hakajyaho n'ibihano. Ariko usibye n'ibyo hari n'amategeko asanzweho y'igihugu, code penal ndetse n'ibindi, aho byagaragaye ko umuntu yakoze icyaha gihohotera umuntu ufite ubumuga arabihanirwa, nk'uko n'ufite ubumuga nawe iyo wakoze icyaha arabihanirwa. Twirwa tuvugana n'urwego rwa RIB, bavuga bati twafasha abantu n'aba bafite ubumuga bakoze ibyaha ibi n'ibi.
n'umuntu rero wakoreye icyaha ufite ubumuga nawe aba agomba guhanwa igihe byagaragaye kuko ari icyaha. murakoze cyane. Ntabwo muri iki kiganiro twakwiharira ijambo, habaye hari abantu bari ku mirongo ya telefone dushobora kubakira. Turi kugaruka, turi kumwe na Nidor muri studio za Izuba TV, ni ihuriro ry'abantu bafite ubumuga mu Rwanda. Turi kugaruka ku guteza imbere uburenganzira bw'abantu bafite ubumuga bishingiye ku mategeko. Nimero ni 0788241090 cyangwa se kuri 073101 abantu babiri cyangwa se batatu dushobora kubitaba, hanyuma tugakomeza n'ikiganiro cyacu. Nyuma y'ibi byose ibyo twavuze ahangaha, uburenganzira cyangwa se ibyo abantu bafite ubumuga ibibazo bagihura na kugeza ubu ngubu, imbogamizi aho ziri ni hehe, ndetse n'ahagomba gushyirwamo imbaraga ni hehe? Reka imbogamizi tuzitangire mu muryango wacu. Umuryango aho tuba, aho dutuye, yaba umuryango muto cyangwa se umuryango mugari, aho tugifite ya myumvire itari myiza. Noneho dutekereza none imbogamizi ku mashuri aho abana bajya kwiga, kandi twifuza yuko habaho uburezi bubereye bose. Niba umwana agiye kwiga akajya mu ishuri we afite ubumuga abandi badafite ubumuga, ni ukuvuga ko ikigo cy'ishuri cyangwa se iryo shuri riba rigomba gukora ibishoboka byose kugira ngo wa mwana yibone mu ishuri kandi yige neza. Niba aje ari mu igare, bivuze ngo hagomba gukorwa icyo bita reasonable accommodation. Bivuze ngo niba ari aho bagomba guhindura, niba ari ibyo bagomba, urumva niba yenda aje agasanga iryo shuri ryabo rifite nka esikariye cyangwa se rifite ukuntu rizamuka, we ntashobore kujya mu ishuri, bagomba gukoresha uko bashoboye kugira ngo swati yenda bazamuye ishuri ridafite rya esikariye rya shuri ryabo. Cyangwa se niba ajya muri tuwarete ugasanga ntashoboye Batista avuga standard, ugasanga rya gare rye ntibishobora kujya muri ya tuwarete yo ku ishuri. Bivuze ngo bagomba kwagura wa muryango kandi bagakora na tuwarete neza kugira ngo wa mwana nawe ashobore kwibona mu bandi, kuko najyaho kabiri gatatu ugasanga kwa kwiga kwe kutamufashije, nibwo uzumva yuko n'ubundi yataye ishuri, ugasanga ntagakurikiye nk'abandi bana. Ikindi no ku buzima, niba afite ubumuga tugomba kumuvuza nk'umuryango. Ntabwo tugomba kuvuga ngo ya myumvire dufite ngo undi se ngo ntacyo turi gukorera. Tugomba kumuvuza. Hari ibigo wenda biri specialize by'Igahini, Ririma n'ahandi nk'aho ngaho, aho bishoboka iyo unamuvuje hakiri kare usanga bwa bumuga bwe bashobora kugira ikintu babukoraho kugira ngo nibura babugabanye ku buryo butazamugiraho ingaruka nyinshi ari imbere. Niba hari aho agomba kubagwa akabagwa hakiri kare, niba ari aho kuba kugororwa akagororwa hakiri kare kugira ngo bwa bumuga butazamugiraho ingaruka nyinshi zisumbye izo afite, kugira ngo bikurikiranwe hakiri kare. Ikindi kigaragara yenda tuvuge no mu kazi, niba ashoboye kwiga, yiganye n'abandi, ararangije yabonye diplome, ariko yajya gusaba akazi, yenda ubu ngubu basaba akazi online, akaplaye agatanga dosiye nk'abandi, ariko byagera yenda mu kizamini aje kwipresenta, ukabona niba aje ukabona bitaye kuri bwa bumuga bwe cyane kurusha uko bakwita kuri ya capacity yaba afite cyangwa se bwa bwenge azanye, aho ugasanga babaye nk'abikanga bati se ufite ubumuga. Ugasanga nabyo mu kazi hari igihe yenda niba atsinze kiri ugasanga yenda interview ntayitsinze, kuko bari kwibaza bati naza tuzakora ya reasonable accommodation. Niba aje mu kazi tuzamushakira, yenda niba atabona tuzamushakira imashini dushyiremo JAWS ni logiciel bashyiramo kugira ngo umuntu utabona niba ari kwandika ivuga buri nyuguti yose. Urumva, kandi ibyo nabyo ni cost. Abantu mbese usanga batinya cost, batinya ko ibintu bihenze
kugira ngo bashobore kuba bakadaputa cyangwa se bakwakira wa muntu ufite ubumuga, ariko ntibatekereze cyane kuri ya kapasite cyangwa bwa bwenge yabazanye. Kandi cyane cyane simbizi niba warashoboye kubigenzura, abantu bafite ubumuga bize baba bafite ubwenge bwinshi, usanga ari nabo baba mbere aho biga, ariko ugasanga bwa bwenge cyangwa se ya kapasite bayisimbuje kuba baravuga ati se kuba bafite ubumuga, ugasanga bagize resistance kumuha akazi, ugasanga nabyo ni ikibazo. Ahandi muri sosiyete urumva niba habaye, turi mu muryango mugari mu isibo, niba habaye inama y'umudugudu, urumva hari igihe ndashobora gucamo megafone ikavuga ati ejo ku wa mbere hari inama ku mudugudu y'uyu, ariko ntibatekereze bati niba harimo umuntu utumva utavuga, ese iyo mesaje yamugezeho? Bakaba bavuga ati yenda reka tumutume ku muturanyi runaka amubwire nako nawe ni umunyarwanda nk'abandi, bagomba kwitabira inama nk'abandi, ariko ugasanga uburyo bwo kubona amakuru biramugoye, cyangwa se ntibabyitayeho, bakavuga bati n'ubundi ntiyumva ntavuga. Ariko ntibatekereze ko nawe agomba kugira uruhare muri sosiyete nk'abandi banyarwanda. Niba agomba kugira uruhare rero muri sosiyete, turakora iki? Yari izo nimba accommodation turi kuvuga, turakora iki? Niba abandi twabwiye na megafone, twe turavuga tuti reka yenda twohereze intumwa, cyangwa se tumutume nk'umuturanyi tumubwira tuti, cyangwa se tumutume undi muntu wari wese wo mu muryango, ariko abone ko nibura twamutekerejeho, ko ntazumve ngo habaye inama ku kagari batangiyemo. Kenshi usanga hari nk'ibintu biza bavuga ati yenda hari inkunga ije, ariko ugasanga we amenye iyi nkunga no gutoranya abantu byararangiye kera kubera ko atabonye amakuru ku gihe. Ni byinshi ni byinshi n'iminota iri kugenda idufata, ariko mbere y'uko dusoza ndagira ngo umunyamategeko Batista udufashe noneho utubwire ahantu hari icyuho ndetse n'ahakwiye gushyirwa imbaraga kugira ngo noneho bwa burenganzira k'umuntu ufite ubumuga bwubahirizwe. Murakoze. Ahakwiye gushyirwamo imbaraga n'ubundi biragaruka kuri za mbogamizi nk'uko mugenzi wanjye amaze kubivuga. Imbogamizi abafite ubumuga bahura nazo navuga ko ziri mu byiciro nka 4. Icya mbere, imbogamizi tuzisanga ku bo twita decision makers, niba abafata byemezo ku rwego rw'igihugu, nibo bashyiraho za politiki, nibo bashyiraho amategeko, yewe ni nabo banayavugurura, batanga uburenganzira bwo kuvugurura. Haracyari ikibazo rero yuko muri za politiki ziriho ntabwo ziri inclusive, ntabwo zubatse mu buryo budaheza umuntu ufite ubumuga. Dufashe nk'urugero, niba hariho politiki ijyanye n'ibiza, ese iyo politiki, iyo polisi uyifashe ukayisoma, ntabwo ushobora gusangamo uburyo umuntu ufite ubumuga azitabwaho igihe habaye ikiza. Kuvuga ngo muri za politiki, mu mategeko hariya hejuru, aba bantu bakwiye cyangwa leta ikwiye kumva yuko bikenewe. Kandi rimwe na rimwe usanga yuko ibyo biba kubera yuko abandi bo hejuru abafata byemezo rimwe na rimwe wenda batabisobanukiwe, batabona n'abatekinisiye ngo babe banabibabwiraho. Imbogamizi ya mbere iraba muri decision makers, muri za nzego zifata ibyemezo. Cya kabiri ni muri implementers, noneho abagiye gushyira mu bikorwa ya politiki cyangwa ya mategeko, aho usanga batanumva n'umuntu ufite ubumuga, bagifite ya negative mindset. Icya kabiri, batanafite n'izo professional skills ngo twakora iki, bagikenewe nabo kwigishwa nk'uko twahoze tubivuga. Iyo nayo ukabona ko ni imbogamizi mu gushyira mu bikorwa. Icya gatatu, imbogamizi zindi tuzibonera mu muryango nk'uko Brigitte yari imaze kubivuga. Ababyeyi, umuryango cyangwa community, haracyari negative mindset. Abagize umuryango cyangwa se muri community hari aho tuba, ariko n'ababyeyi babyara b'abana bafite ubumuga cyangwa bafite muri famille bafite ubumuga, baracyafite ya negative mindset. Dusaba ko rwose byahinduka kugira ngo wa muntu nawe yumve ko yisanzuye, afite bwa burenganzira nawe nk'abandi, kuko niba bamubonamo nk'ikindi kintu cyangwa undi muntu, icyo gihe bwa burenganzira ntabwo azabugeraho nk'uko bwifuzwa. Ikindi, n'abafite ubumuga ubwabo, indi mbogamizi igaragara nuko abafite ubumuga ubwabo nabo hari abatazi ko bafite n'ubwo burenganzira.
aho umuntu ababwira ati genda nyine akagenda kandi wenda ni ikintu yari yemerewe gukora. Aha rero ntibaramenya ko bafite uburenganzira ngo nabo babuharanire, niba ari mu nzego za leta, niba ari izigenga, ariko avuga ati ibi bintu ntabwo ari byo. Haracyari icyo kibazo ko tugomba no kubigisha, noneho no kubigisha biranagoye rimwe na rimwe kuko n'ubwo bumenyi baba bataragize amahirwe yo kwiga kugira ngo umubwire ikintu anacyumve. Ariko ntekereza yuko hari ikigomba gukorwa kuko uburenganzira ni uburenganzira. Ikindi tubibonera muri serivisi. Serivisi urumva ko ziri cross cutting muri bya byiciro byose maze kuvuga. Serivisi, urebye serivisi zitangwa muri public services, haracyarimo rwose imbogamizi igaragara. Rimwe na rimwe babikora ku bushake kubera ya myumvire ikiriho, ariko no kubera kutagira bwa bumenyi. Umuntu agakora ikintu kuko atarakiza, akanumva wenda rwose ko yakoze n'ibishoboka, turanabibona, turanabishimira, ariko ukabona ko hakirimo nyine gukomeza kwigisha. Niyo mpamvu ubona tubigira priorite, twigisha inzego ziriya zishyira mu bikorwa kugira ngo koko babyumve. Noneho tukajyana muri private mubona amakampani menshi, inganda n'iki, aho haracyari n'ikibazo gikomeye. Nta nubwo idoro wenda twari twatangira kwigisha bano bantu, ariko ubwo niba hari abatwumva bumve yuko muri private sector haracyarimo ikibazo, kuko usanga abantu bafite ubumuga ni bakeya bajyayo, kubera yuko ntabwo private sector icyo bareba ni inyungu, baba bareba inyungu, baba bikorera, rero baba bakeneye nyine izo nyungu. Ntabwo kuzana umuntu ufite ubumuga mu kazi no kumuha ya reason of accommodation cya kintu bya bindi byose akeneye, baba bumva ko ari ngombwa. So rero hakenewe kubanza guhindura imyumvire muri rusange, zaba inzego za leta, zaba abikorera, zaba amadini, zaba abanyamakuru muri media, zaba icya mbere ni uko duhindura mindset. Umuryango mugari tubamo, famiye z'abantu bafite ubumuga, iki kintu cyitwa mindset nicyo gikwiye kubanza kigahinduka. Hanyuma kimaze guhinduka, ahasigaye abantu bagize ubumenyi, ibintu byinshi byagenda bihinduka. Murakoze cyane. Ndagira ngo nimba hari ikindi ushobora kongeraho mu munota, mu masegonda. Basista aravuga ngo guhindura imyumvire, ibyo nibyo. None nitumara guhindura imyumvire, ya migirire, ya mikorere yacu, ya migenzereza yacu ya buri munsi, noneho bizaba nk'umuco, twumve yuko uburenganzira bw'abantu bafite ubumuga bugomba kubahirizwa. Ibintu dukora buri munsi twahinduye imyumvire, ibyo dukora, ibyo tuteganya byose bikaba bibereye bose. Murakoze cyane, nanjye hari byinshi nungutse. Naha dusoreje iki kiganiro, ni ikiganiro cyagarukaga ku guteza imbere uburenganzira bw'abantu bafite ubumuga ariko bishingiye ku mategeko. Ni ikiganiro mwagezwagaho na Izuba TV ku bufatanye na NIDOR, ni ihuriro ry'abantu bafite ubumuga mu Rwanda. Muri studio rero twari turi kumwe n'umunyamategeko wa NIDOR, ni Murema Jean Baptiste. Twari kumwe kandi na Murekatete Brigitte, uyu akaba ari umuyobozi ugamije guteza imbere imigirire idaheza abantu bafite ubumuga mu Rwanda. Turabashimiye cyane. Murakoze, natwe turabashimiye. Yego, dushimire n'abantu bose bari badukurikiye ku Izuba TV ndetse na Radio Izuba. Nge muri studio mwari muri kumwe ni Jane Uwamwiza. Mukomeze kunogerwa n'izindi gahunda tubategurira.
Kick up.